tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Royal TV, turi mu kiganiro televiziyo yawe mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara. Kimisagara rya si muri Gatsata, niba muri Gasabo. Amazi yo kwa Mirimo. Okay, nukuvuga ngo gutya ni Nyarugenge. Okay, turaza kuganira ku bintu bitandukanye, ku iterambere, ubuzima bwacu, tuze no kuganira ku birashoboka ko wagira aho ukagera aho ugera, tunaganira ku bibazo by'ubwenge. Wumvishe umusa? Nabyumva. Aha, nituma kuganira ku bibazo by'ubwenge, tuze no kurebera hamwe, gutuma umunyamakuru ibibazo mufite mushaka ko ubuyobozi runaka bubimenya, muraza kudutuma. Wumvishe? Aha, ikindi mbibutse yuko iki kiganiro umufatanyabikorwa wacu ari Amazon Complementary Therapy, aribo badufasha kugira ngo kibagereho bimeze neza. Kaba ari ikigo gifasha cyunganira mu bujyanama, mu buzima, mu ibijyanye imirire ndetse no nibijyanye n'imitsi n'ingingo, ibibazo nk'ibyo ngibyo. Uraho neza muvandimwe. Noneho umva, tugiye kuganira, tugiye kubanza kureba ese u Rwanda rufite abashomeri. Ibyo nabivuze hari abantu barakaye, uri mu bantu barakaye. Ndabeshya? Navuze ngo mu Rwanda hari abashomeri, uriya mugabo ararakara. Birashoboka? Mu Rwanda abashomeri barahari. Oya, mu Rwanda hari abashomeri. Mwigire yaba. Mu Rwanda hari abashomeri. Abashomeri barahari ariko basuzugura no gukora akazi. None twahuza dute ubushomeri n'akazi kariho? Ushatse kuvuga icyo ngaho? Nshatse kuvuga ngo hari abantu basuzugura akazi. Nkanjye urabibona, ndi umugabo ushitse. Uri boss. Umugore n'abana. Ndihira muri sekonderi n'umwe wa kaminuza. Ni ukuvuga ngo abantu basuzugura akazi bakanga gukora, nkanjye nkora inkweto. Uri korodoniye. Ndi korodoniye. Mu Cyongereza rya bita baki? Ni ukuvuga ngo ni cleaning shoes, reparation. Okay. Reparation shoes and cleaning shoes. Okay. Ubwo mu Gifaransa kaba korodoni. None mwambwa gute ko umugabo nk'uyu yaba umukorodoni akarihira umwana muri segonderi? Ufite umwana muri segonderi? Abana batatu. Korodoniye winjiza ngahe ku munsi kugira ngo udukurikiye kuri televiziyo yumve iyo shusho? Niza nk'amafaranga 3,000. Vuga nk'umuntu wariye ari 3,000. Mbika ibihumbi 2 nkarya igihumbi. Nkayajera neza. Nwango winjiza 3 ku munsi. 3. Ukarya igihumbi. Wagisangiye n'umugore n'abana cyangwa ujya muri restaurant? N'umugore n'abana. Kumanywa hano sindya ndya mu rugo nimugoroba. Urya rimwe. Uri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe none? Cyiciro cy'ubudehe ni mu cyiciro cya kabiri. Cya kabiri? Kubera uri korodoni. Oya. Ariko wareba n'igihagararo cyanjye ukavuga ngo ni ministry. Ushatse kuvuga iki boss? Ushatse kuvuga ngo njyewe akazi kanye narakemenda kakira. Akazi ndakakora neza. Iyo akubonye, oya mureke mbabwire, umva umusa. No kuvuga ngo iyo bakonye wagira ngo uri ministry. Mu nzira duhuye nambaye costume ifunze. Natebeje. Abakobwa no kazi ndikaza abakobwa bakankunda bakavuga turiya muntu n'umuyobozi. N'umuboss. Kandi njye 3 ku munsi ndi umukorodoniye. Umaze imyaka ingahe mu bukorodoni? Umukorodoni maze imyaka igera mu 8. Imyaka 8 uri korodoni. Noneho mureke mbabwire, iki gihugu kizubakwa n'abandi. Natwe tuzacyubaka n'amaboko yacu. Nukuvuga zahabu y'iki gihugu ni bande? Ni sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Ako kantu mwakumvishera. Oya, zahabu y'u Rwanda ni bande? N'abanyarwanda n'abaturage sisi wenyewe. Okay. None kankubaze, uri korodoni imyaka 8. Washatse uri korodoni? Nashatse ndi korodoni. Nuwa ukina umusore ari korodoni? Nari ndi korodoni. Umukobwa arakubengo? Ushatse kuvuga iki? Yarambonye aravuga ati kigabo uko kintu kingana ntabwo ari ikikorodoni, nari natebeje neza ikobo yanjye n'umupira. Arankunda ndamushaka. None mureke mbabwire abako, umva nta mukobwa uri hano hafi. Umva ngwino hano mama, ngwino nkubwire. Oya, uri umukobwa? Yes ashimwe. Ayimbaza. Uje ariko yaracyari umwana ntago arageze igihe cyo gusabwa. Ufite imyaka nkingahe? 16. Oya 16 byongeye kubaza ntago aramenye uko bijya. Ngwino nkubwire mama, ngwino hano. Ngwino hagarara hano. Noneho mureke mbabwire, nababwiye ngo mu gihugu harimo abashomeri. Umva umusaba uretse ugatoye. Mu gihugu harimo abashomeri. Harimo abashomeri. Iyo yavuze umushomeri abashatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga umuntu utagira akazi. Utagira akazi. Sobanura twumve.
niba bashatse kuvuga umuntu udafite akazi udafite ikintu akora. umva mada ndashaka kubaza ngo mu gihugu harimo kuko ibi ndashaka kugira ngo tubihuze uyu mugabo mu gihugu harimo abashomeri barimo ariko akazi karahari akazi karahari nuha ngo ni ubushake bwa kugira ngo abashomeri ngwino usuze mama ngwino hano ngwino mama ngwino humura banza umobere igirayo mama ngaho ngwino usuhuze. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ni umusiramukazi none kankubaze urakora? Ndakora. Oya mwemuretse mwumve urakora? Ndakora. Uri umushomeri? Ntago ndi umushomeri kuko mfite akazi. Ukorera leta? Ntago nkorera leta, nkorera umuntu ku giti cye. Okay, none reka nkubaze warambagije udoda inkweto? Ndoda inkweto. Umukobwa wigeze umubeshya? Oya ntago namubeshya. Wamubwije ukuri? Yaraza nkorera. Kugira ngo tunavushe ushira hagati y'abakobwa n'abasore no kunakobwa asuzugura akazi nuko bituma mwe bagwa kuzigo. Sobanura aho ngaho. Aho ngaho rero umukobwa akazi ni akazi. Igihe umugabo ubonye akora aba yaranze kwiba no kwanduranya n'abantu. Kwirirwa yicaye ku muhanda ateze amaboko asabiriza. Agashaka kugira ngo akore yiteze imbere n'igihugu nacyo kitera imbere. Okay. Noneho warashatse? Ndashatse. Umugabo wakora iki? Ni umufundi. Kugira ngo mujye guhitamo umusore muzashaka mushingira kuki? Ubundi biterwa n'imibereho y'umuntu cyangwa se nuko umuntu atekereza. Hari uvuga ati nge sinzashaka umufundi cyangwa se nge sinzashaka umukarane bitewe nuko yibona mu gihagararo cye. Ahubwo iyo ufite umutima w'urukundo nibwo uhitamo uwo mubana. Oya urukundo ubushomeri n'akazi wenda gaciye bugufi ibyo bintu byahura? Birahura cyane. Oya kansubiremo iki kibazo mva musa. Urukundo ubushomeri n'akazi gaciye bugufi ibyo bintu bitatu bifite isano? Nta rukundo agira. Umushomeri nta rukundo agira. Ushatse kuvuga iki? None se waba uwo munsi utakoze cyangwa nta kiri mu mufuka urukundo rwaza rute? Okay, none reka mbabaze uyu ni Korodoniye yarashatse arabya afite abana bangahe Korodoniye? Abana bane bo wakuye mu nkweto. Mu nkweto. Abana bavuye mu nkweto. Bavuye mu nkweto. Okay. Oya urahera hehe? Sobanura ngo kugira ngo udukurikiranye. Ni ukuvuga ngo uriya mwana mama niwe namukuze nkore nkweto. Mbabyara nkore nkweto kwa muganga mbakurayo. Ukora inkweto. Nkore nkweto mbarereshe nkweto ubu ngubu ni bakuru. Bariga bigishijwe n'inkweto. Bivuze ngo watunga urutoki inkweto warakara. Narakara. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu urateganya gutera imbere. Ndateganya gutera imbere cyane. Mada uyu mugabo yaza kugukunda ari Korodoni wari kubyemera vugisha uko? Nari kubyemera kuko nari kuba namukunze. Okay, none mubona ari iki gituma umukobwa ashaka gukunda umuhungu? Ikintu gishobora kuba mukunda ashaka kuba mukunda bitewe n'igihagararo cye utavuze ngo akora kare akazi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri urukundo ntago rureba aho uvuka cyangwa se ngo rurebe ngo ufite amafaranga. Ushobora kubacuruza n'ubwo bunyobwa cyangwa se kubura mu muhanda ukamukunda kubera yuko umutima wawe n'uwe bidahabanye byose bihuye. Ntago ukunda ubundi abakobwa b'iki gihe basigaye bakunda umuntu ufite amafaranga, ariko iyo urebye ku mafaranga n'ubundi ni hahandi usanga uwo mukundanye iyo yabuze ntago murambana n'ubundi muratandukana kuko wakunze amafaranga. Noneho mureke mbabwire iyi ni Royal TV mbibutse yuko ndi Edi Mwerekandi uriya mugabo kuri tekinike bamwita Jivency Ndaheranwa. None reka nkubaze mama uravuze ngo abakobwa b'iki gihe bakunda amafaranga ushatse kuvuga iki? Ubundi impamvu mvuze ko bakunda amafaranga niyo mpamvu umuhungu ajya kurambagiza umukobwa afite ya mafaranga bamarana iminsi 3 wa muhungu yabona ko ya mafaranga amukurikiye atayafite nyuma akaba aramucitse akigira ahandi akabona ko cyo yari amuteze hatakikibonye. Ariko iyo ufite urukundo waramukunze ya mafaranga yahari muragumana, iyo amafaranga yabura mukagumana, ntago ugombera ngo ya mafaranga ngo niyo umutezeho kuko n'ubundi waramusanze uzi ko ya mafaranga ntayahari. None kanywa uri umusore uhagarara hano mwegere neza nyegera mama uraho? Yego. Okay, uri umushomeri? Okay, tugize amahirwe yo kubona umushomeri. Hagarara hano. Okay, uraho bose? Yego. Okay, noneho uri umushomeri? Oya mureka avuge ashize amangase. Uri umushomeri? Ushatse kuvuga iki?
wanyine tubyumve neza sobanura nta kazi ufite nako umaze imyaka ingahe mu bushomeri ni myinshi cyane kuko kuva natana no guhiga bisanzwe nta kazi nako wari wakundanaho umva bose uretse kugenda uko wiboneye hari amagambo y'ubwenge uvuga narakundanye warakundanye none warashatse oya kubera iki wakundanye uri umushomeri ntushake urukundo ntabwo ari ukuvuga ngo turajya mu mafaranga nta nubwo tujya kuvuga ngo umuntu n'umufuka biterwa n'uwo ari we none se iyo umukobwa mukundanye akaza kumenya ko uri umushomeri abyifata amate vugisha ukuri dusasa inzobe niyo mpamvu tuba dushaka kubaka igihugu cyacu biterwa n'uwo ari we none reka umva mama duha ishusho y'umubare w'abakobwa bagiye bakuvaho kubera amenye ko uri umushomeri n'amafaranga ufite kugira ngo bitume n'urundi rubyiruko rukora cyane amafaranga aboneke rubeho neza ni umwe wenyine yabyagenze gute ni umwe uretse wenyine wumve mama yanyatse amafaranga agiye kujya ku ishuri amafaranga mubwira ko nayo mfite icyo gihe turashwana murashwana urafite ingamba zimeze gute kugira ngo ubone akazi uyu mugabo ni diregiteri w'akazi ke arashaka kuguha akazi ko kudoda inkweto uzakemera nabyemera none ushatse kuvuga iki nabyemera kuko nyine wenda n'uwo mushinga nkawubona n'amafaranga nkazajya nyabona kubera iki abasore n'inkumi basuzugura akazi gasa n'agaciye bugufi uyu mugabo ni bose hagarara hano kugira ngo bamurebe neza ni ukuvuga ngo watebeje ikote bigenda gute wagira ngo ndi minisitiri ni ukuvuga ngo iyo byagenze neza aha ngaha urabona ukuntu ungana nanjye ndi umusore wagira ngo ndi minisitiri kubera iki utasuzuguye akazi ntabwo nagasuzuguye kubera ko kazi ni kazi akazi ni akazi kuba kinjiza amafaranga agatunga umuryango ubu ni ukuvuga ngo uramutse ubonye akazi kaguhemba ibihumbi 150 ku kwezi wakemera nakemera kubera iki kubera ko ari akazi oya nshatse kuvuga wareka akangaka ukajya kugakora cyangwa akaba arafatishije urabona ibihumbi 3 ku kwezi ni ibihumbi 90 babongeyeho ibihumbi bingahe ibihumbi 10 bakwirukana se bakwirukanye banyirukanye wasubira kuri ka kazi kanjye iyi ni Royal TV none byo reka tubiveho by'ubushomeri no gushaka akazi urubyiruko rugomba kugira gute gukura amaboko mu mufuka uri umushomeri uri umushomeri umusa oya mfite akazi igira hano hino ukora akahe kazi ndi umusuderi uri umusuderi byagenze gute byagenze gute kugira ngo mbone akazi kugira ngo mbone akazi wize amashuri menshi oya ntabwo nize amashuri menshi nakunze gukorera ahantu mu busuderi nyine nkorana n'abashinwa nicyo cyatumye menya ubusuderi none mureke mbabaze iyi nayo n'indi ngingo maze mwanya w'ibibazo by'ubwenge ni ukuvuga ngo ngiye kubaza ibibazo 5 ubisubiza araba abaye umuntu w'iki w'umugabo igira hano abantu biteguye gusubiza ibibazo ngiye kubaza ni bande igira hano ibibazo 5 ngiye kwanza kumubaza na twumve sibyo ikibazo cya mbere ninde minisitiri w'intebe w'u Rwanda hatagira umuntu umukopeza Anastase Murekezi aragikoze reka nsubiremo ikibazo ninde minisitiri w'intebe w'u Rwanda Anastase Murekezi umusa yagikoze wagikoze inota rimwe ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri kiravuga ngo Royal FM vuga abanyamakuru bayo nibura babiruzi umunyamakuru wa mbere Edi Mwerekande nta wundi wa mbere ni Edi Mwerekande ngewe nkorera Royal TV nkubajije Royal FM ntago bazi icyo ni ikibazo cya mbere ngisubize cyangwa hari undi ushaka kugisubiza vuga abanyamakuru babiri bakorera Royal FM nibura wabuze vuga abanyamakuru babiri bakorera Royal FM noneho reka icyo ngisubize icyo mwagitsinzwe hari umunyamakuru witwa Ashanti n'undi munyamakuru witwa MC Tino n'undi munyamakuru witwa Dickson ni izina ubwo nyine oya ayo ni amazina y'ubunyamakuru ikibazo cya gatatu ubwo uba ufite inota rimwe ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ninde meya w'akarere ka Nyarugenge
ninde meya w'umujyi wa Kigali? Ninde meya w'umujyi wa Kigali? ntabwo muzi rwose. Tambuka buhoro buhoro mama, tambuka buhoro buhoro, tambuka buhoro buhoro, tambuka mama, tambuka. Wanyine ndakubaza icyawe cyoroshye, ngwino cyoroshye, ngwino hagarare hano. Okay, uraho musa? Ngansuhuza. Iyi ni Royal TV yabasuye mu mujyi wa Kigali. Amakuru, ninde meya w'umujyi wa Kigali? Uretse nongere mbaze, ninde meya w'umujyi wa Kigali? aho narenze yavuyeho. Yitwaga nde? barabakera bamutsinda. Meya yari ni Mutsindashyaka. Nibo narenze. Okay, ntago ari Mutsindashyaka. Ni oyo bakigukopeje. Umva mama, ngwino nkubaze, ngwino hano, ngwino nkubaze, ngwino nkubaze. Ngwino nkubaze akabazo k'ubwenge, ngwino nkubaze akabazo k'ubwenge. Uraho hobe, ninde meya w'umujyi wa Kigali? Umva arata nkubaze, ninde meya w'umujyi wa Kigali? Umujyi wa Kigali? Namwe banza nimba ari bose ni bamwe bose ni ngo ni bose ni bamwe. Okay, umva ngwino hano mama, ninde meya w'umujyi wa Kigali? ntabwo muzi rwose. Umva umusa ngwino cyabatsinze. Meya w'umujyi wa Kigali yitwa Mukaruriza Monique. Ikindi kibazo cya nyuma ngiye kukubaza, u Rwanda ruherereye mu kahe karere ka Afurika? Muceceke. Kansubiremo ikibazo, u Rwanda ruherereye mu kahe karere ka Afurika? muri Afurika y'Iburasirazuba. Mbwira ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uzi. Harimo Burundi, u Rwanda, Tanzania, Ubugande. Bikaba birarangiye. Umusa ngwino nkubaza akabazo k'ubwenge, ngwino mama, ngwino igira imwa, ngwino nkubaza ubansuhuze, ngwino nansuhuze. Muraho neza. Umeze ute musa? Ni byiza. Hagarara hanegera uyu musaza. Ndimo kubaza ibibazo by'ubwenge. Yego. U Rwanda ruherereye mu kahe karere ka Afurika? U Rwanda ruherereye muri Afurika y'Iburasirazuba. Afurika y'Iburasirazuba igizwe n'ibihugu bingahe? Bivuge. Uravuga Afurika ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba? Ni ibihugu bitandatu. Icya mbere U Rwanda. Icya kabiri U Burundi. Icya gatatu Tanzania. Icya kane Uganda. Icya gatanu Kenya. Icya gatandatu Sudani y'Amajyepfo. Ni hobe rwose. Mumuha amashyi umusaza. Mumuha amashyi umusaza agishubije neza. Reka nongere nkwibariza kandi kabazo. Yego. Ninde meya w'umujyi wa Kigali? Muceceke. Mukaruriza Monica. Mumuha amashyi nawe nanone. Wongera umuhobera umusa. Ikindi kibazo cya gatatu, mbwira abanyamakuru babiri ba Royal TV wabuze. Nuko iyi televiziyo uri mu kureba. Abanyamakuru nibura babiri wabuze. Uwo nibuka niwe idimwereka nde? Aha, umwe. Abane ntago mbazi. Okay, nabwo muhobera. Yamvuza aba yagitsinze. Uwundi ninde Inosa Muvunyi, ni benshi ba Yvonne Ngabire, ba Marito n'abandi na Radia Umutoni. Ikibazo cya nyuma kugira ngo dukomeze. Yego. Uragitsinda. None iki cyo tugiye kumubaza, ninde muyobozi wa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu? Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka. Umugabo ko yasomye mwa. Umusaza arasobanutse. Ngiye kongera kubaza ikindi kibazo. U Rwanda rugizwe n'intara zingahe? U Rwanda rugizwe n'intara enye n'umujyi wa Kigali. Umusaza akanyumisha. Akandi kabazo ka nyuma. Yego. Kandi urumva wiyizeye? Mbaza nta kibazo. Ntabwo bufite. Oya nta kibazo mbaza. Akandi kabazo ka nyuma. Yego. U Rwanda ruherutse kwakira iyihe nama yakiriye abayobozi benshi? Ni iyo nama yitwaga gute? Inama yabereye muri Convention Center. Ikaba ari inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ariko amashyi yanyu marashyira he? Aragebeje. Akandi kabazo. Ubu ngiye kuguka utubazo tw'ubwenge. Yego.
u Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? u Rwanda rugizwe n'uturere 30. mu mwamashyi. Akandi kabazo, Yego. Minisitiri w'intebe yitwa nde? Anastase Murekezi. Mukomera amashyi ariko. Reka nongeye maze akandi kabazo. Yego. Ninde meya w'akarere ka Nyarugenge? No mudamu we ntago muzi. Ntago amazina ye nyazi neza. Ninde umuzi nkamuvuge? Kirabo yavuyeho kera ntabwo aherukaho. Okay, akandi kabazo. Yego. Ninde muyobozi? Yego. Musaza aragirisha. Yarasomye. Noneho ngiye kukubaza akabazo ka nyuma. Yego. U Rwanda rugizwe n'uturere 30. Akarere intara y'Uburasirazuba igizwe n'uturere tungahe? Igizwe n'uturere 7. Ngaho tuvuge twumve. Harimo Bugesera. Kabamo Rwamagana. Kabamo Ngoma. Kabamo Kirehe. Kayonza. Gatsibo na Nyagatare. Oya amashyi yanyu ari he? None kankubaze, oya mureke mbabwire, u Rwanda ni igihugu cy'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ubu n'ubuyobozi bwishima bubona abaturage babwo basobanukiwe utuntu. Wabigenjeje gute amakuru yose? Njyewe ndasoma. Nubwo ntabwo ubundi ntuye muri Kigali njyewe. Uri umunyakigali wowe? Njyewe ntabwo ndi umunyakigali. None abanyakigali ko byabananiye. Niyo mpamvu wenda meya wa Nyarugenge yananiye. Ndabizi ko ari umudamu ariko ntabwo amazina nahise nyibuka neza. Wabigenjeje gute sobanura? Ariko njyewe ndi umurezi. Uri mwarimu? Njyewe ndi umurezi. Oya cyakoretse. None reka mbabwire, turimo kuganira kuri mu kiganiro televiziyo yawe. Ese ubona ari iki gisigaye kibaho? Umva mama, gisigaye gitera gutandukana kwa hato na hato kw'abashakanye, icyo bita divorce. Nk'umurezi ikibazo ni igisubizo cyangwa ikibitera ni igiki? Muri iyi minsi hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutuma ibibazo bishobora kuvuka mu ngo. Icya mbere ni uko abantu kenshi basigaye nta rukundo bakigira, abantu bakunda ibintu. Uvuga ngo urukundo ngo ni rukibaho bikaba bitera divorce mu gihe hari amagambo meza. Reka nkwaza akabazo, ufite umugabo? Ndamufite. Ujya gukundana nawe wamubwiye amagambo meza? Narayamubwiye. Nka yahe nibura? Icyambere cyo niko yagombaga kumbwira ko ankunda, nanjye nkamwemerera uko mukunda. Icyo cyonyine iyo ukibwiye umuntu kiramunyura kuko muhuje. Wamukubise imitoma? Imitoma yo ntabwo igihe itabaho, n'ubundi niyo mubana murayibwira niyo mukundanye. None avuga gute hari imitoma y'uko urukundo rutakibaho umuyobozi? Ntabwo navuze ko urukundo rutakibaho, ariko muri rusange ibintu bigenda bihinduka. Yuko abantu batera imbere ibintu birahinduka. Imitekerereze igahinduka. Usanga rero muri iyi minsi ntabwo abantu usanga igitsina gore y'abitsina abantu barakunda ibintu kurusha uko bakunda abantu. Ngwino hagarare hano. Uraho? Warashatse? Oya. Ni iki gituma hariho divorce muri no minsi? Mbere se ibyo byose n'ibyabagaho kubera iki? Ni kibona iki gituma batandukana abashakanye? Mbona urukundo usa nkaho rwagabanutse. Rugabanuka gute kandi ibikwirakwiza urwo rukundo ama Facebook na WhatsApp n'ibindi bihari? Rwagabanuka rute? Nyine mbona buri muntu abashaka gutera imbere, yayibuze rero ashaka uburyo yatera imbere binyuranyije n'amategeko y'urugo, ugasanga niho habaye nyine cya kintu gisaba ko umwe arambirwa, bigasaba ko batandukana. Warashatse? Oya. Kubera icyo utarashaka? Ntabwo ndageze igihe. Nta rukundo uragira? Ndarufite. Ushatse kuvuga iki? Yuko nyine igihe kitaragera. Kubera iki kitaragera? Ni ibisabwa ko kubaka bisaba, hari ibiba bisabwa. Oya, urukundo warufite? Ndarufite. Kubera icyo utarashaka? Ni igihe kitaragera. Kizagera ryari? Ntabwo mbizi. Kizagezwa n'iki? Nibyo nifuza kuba nageraho mbere yo gushaka. None reka nibarize, warashatse? Narashatse. Urukundo warufite? Ndarufite. None kubera iki hariho gutandukana mu muryango bijya bikunda kubaho? Abantu iyo umusore n'umukobwa bagihura, umwe aba yereka undi ko ari mwiza. Uko bagenda babana bamenyerana, noneho uko umwe ajya hirya n'undi ajya ibumoso, umwe agenda ahinduka ku giti cye,
noneho ugasanga ibyo umugabo adafite umugore arimo arabibona ahandi. Noneho nimba umugore atembera akabona mugenzi we yambaye igitenge cy'ibihumbi 30 akumva ko wakemo. Abagore muratemeranya nawe? Akumva yuko wakemo. Ngwino hagarara hano. Mwegere kuko nago ndumva mutari mu kubyumva kimwe. Kubera icyo akane ngo vuga byumve kugira ngo agusubize. Umugore yatembera agira ryabana mugenzi yambaye igitenge cyiza akaza akabibwira umugabo ati musohokanye mugiye nk'ahantu cyangwa nko mu bukwe. Avuga tura mudamu yambaye igitenge cyiza nanjye uzakingurira. Avuga ati ko akazi se mfite ukazi urabona ntakibona. Icyo gihe umudamu ntabwo agenda yishimye. Ubwo yageze none reka nkuce mu ijambo. Amafaranga cyangwa ibutunzi ubona ari bwo butuma abagore babakunda. Abagore bakunda amafaranga. Mama birashoboka. Abagore bakunda amafaranga. Ushatse kuvuga iki? Nyine aho amafaranga ari niho aguma. Mama ibyo uremeranya nawe nyegera igira mama ngaho ngo yinusuhuza. Uraho mama? Buretse kugenda. Abagore mukunda amafaranga? Oya. Abagore bakunda amafaranga cyane. Abagore mukunda amafaranga? Ntago dukunda amafaranga, tweba tureba urukundo rw'umugabo wanje yaba twukundana. Ntabwo amafaranga ariyo yubaka urugo. Urugo rwubakwa n'urukundo. Bose ibyo murabyemeranya? Iyo wakunze umuntu ntabwo ureba ku mafaranga. Ko amafaranga agira ibyakazi. Mama reka nkubaze. Urukundo urahera he uvuga uko nguko? Nyine urukundo aruguha ko wamugaburiye yariye neza ya nkoko yariye na ya samake na ya nkweta ashaka yayibonye none wanamujyana muri nakumati akaguha rwa rukundo. Ariko none ubuze amafaranga amujyana hahandi ubwo mucana umubano nyine yabona abandi bisohokaniye ati dore abandi bimere neza akakuraza ku nkeke. None ejo wamugaburira wenda ibiryo byiza mu gitondo byahinduka ati uyu munsi wakoze ute? Ejo kwacyuye 10 none ukaba wacyuye 2 umunsi ntago wakoze. Bitewe nuko iminsi nihwana umugore agatangira akivumbura yaryama kirebera hirya nawe ukirebera hino ubw'amahirwe bakada ubwo umva n'inyinya. Oya none baretse nkubaze mama ibyo avuga uremeranya nawe? Ntago byemera. None washingira kuki kibyo avuga ngo nta gitenge nta buga nako nta samake nta nkoko ngo urukundo wapi? Kandi yarabiri yazi ko biryoshye. Abadamu dukunda urukundo. Oya mureke twumvikane mbibutse ko yari Royal TV ndiye dimwereka nde Jivency Ndaheranwa ni uri kubanga bw'ibyuma. Uyu mugabo murumva atavuga ingingo ifatika. Abagabo muremeranya nawe? Abagabo muremeranya nabo? Abagore mwiriwe muremeranya nawe? None muhera hehe? Impamvu ngiye nagumije mbikubwira nicyo shingiraho. Nimba yaramukundiye bya bintu akamukundira ko yamuguririye ifi cyangwa iyo nkoko n'ubundi nabibura azagenda kuko ari byo yakunze atakunze nyirabyo. Oya ni ukuvuga ngo bifite isano yaho inkomoko urukundo rwabo. Nimba umugore wakunze icyo gitenge ntabwo ari abagore bose kuko ngiye nimba ni muri rusange turi kuvuga. Nimba hari abagore turatandukanye nkuko n'abagabo hari uvuga ati ngewe ndakunda uku nguku. Nimba umugore we yaramukunze kuko yari inzobe ejo akabona yahindutse yabaye igikara twatuvuta yisiga atakitubona. Ejo nyine azamubona abone ko yakunze yanzobe ntago yakunze umuntu. Nimba ari cyo yamukundiye akaza guhinduka amavuta ntabone uwo mwanya wo kwiyitaho azamureka kuko yamukundiye bya bindi. Noneho umugore niwe nimba yarakundiye umugabo kamugurira igitenge cyiza ejo akakibura ataramukundiye yuko ari umukene bwe ejo azamuta kuko n'ubundi yakunze bya bintu. Reka nkubaze wararongowe? Cyane rwose ndubatse. Ufite umugabo? Ndamufite n'abana babiri. Abana babiri. None reka nkubaze uretse wumva umusa tega amatwi ujya gushaka wakundiye iki umugabo? Ngiye namukundiye ko yankunze mukundira akazi ke kuko atigeze akampisha kandi nanjye nkundira akazi kanjye kuko ntigeze nkamuhisha. Yari umufundi. Okay. Umugabo akugurira igitenge abakugurira igitenge bingahe mu mwaka kugira ngo twumve tashaguza n'ibyo uyu mugabo? Tureka kuvuga ngo mu mwaka. Umugabo wanjye yabonye amafaranga singombera ngo mu mwaka cyangwa se si mu mwaka. Iyo yabonye arayangurira kandi niyo atayabonye nanjye ndakora ndakigurira. None ikibazo cya kabiri murya inkoko cyangwa isamake kangahe mu kwezi? Reka iyo nkoko sinzi nuko. Oya reka nkubaze. Ubundi kuvuga ngo inkoko hagarara hano iruhande rwanjye kuko
igira hano si ukuvanga inkoko nimba njye mwiriwe reka nanjye mubaze ikindi kibazo mutega amatwi urumva umusa urya inkoko n'isamake kangahe mu kwezi uyigure n'umugabo wawe reka ntabwo nyirya rwose kuko bayingure njye ngurya inyama zisanzwe zo kuri oporoviya inkoko nyirya ariko twahembwe twese dufite amafaranga tubona ko mu rugo hari ibintu bihagije bimeze neza hari ubundi se wajya kugura inkoko udafite umuceri mu nzu ukaba ufite abana ukavuga ko iyo nkoko ariyo izabatunga reka nkubaze wasohokanye n'umugabo wawe kangahe mu kwezi reka da dusohoka se turashaje twebwe ntabwo dusohoka wenda nka rimwe mu mwaka dufite biterwa n'ikiri mu mufuka ubundi gusohoka ni mu mufuka kuko ntabwo waba ukeneye guhereza abana kuko iyo musohotse mukosoma menshi kuko ntabwo wasohoka uvuga ngo ugiye kunywa fanta gusa ukenera na ya nkoko ugakenera na yafi ugakenera n'iyo burusheti kandi ya burusheti ahaciriritse ni 500 kandi muri 500 harimo inusu y'isukari oya iyo mibare nishaka gutuma urukundo rugabanuka mu muryango ni ukuvuga umugabo akagera ahantu atekereza isukari n'umugore isukari aho urumva mama ubu urumva udakeneye gusohoka vugisha ukuri ntawanga gusohoka ntawanga gusohoka ariko amikoro uba ufite ntago wayangira umugabo ufite ubushobozi bwo gusohokana umugore iyo ubonye basuhutse nugira akabazo nk'uko uyu mugabo yabivuga ntago byantera akabazo kuko njye namukunze nzi ko atazasohokana kuko ayo mafaranga atarayafite yo kujya muri izo hoteli kuko njye namukundiye akazi ke kuko nimba akorera ibyo 5,000 nanjye nkakorera ibyo 4,000 cyangwa 3 tuyahuriza hamwe tukavuga tuba mu nzu y'ubukode dukeneye kubaka iyacu tukazatera imbere nitumara kugera imbere tuzajya gusohoka kuko tuzadufite urashaka kuzasohoka hoya nzaba afite ibyo ngezeho mfite iwanjye mfite n'abana banjye umva mama hagarara hano kandi bishime reka nkubaze ubu nk'uyu musore cyangwa uyu nguyu aramutse yifite amafaranga ye akavuga ati ndashaka kugusohokana kubera umugabo adafite ubushobozi bwo kugusohokana wabyemera si ukuvuga ko ntababitubwira barahari benshi hoya ngo musohokane barahari banabitubwira njye ntabwo ureba imyaka yanjye ni muto barabimbwira ariko kuko njye nkunda umugabo wanjye sinamukunze kubera ko adafite ya mafaranga yo kunsohokana ntabwo navuga ngo nsohokanye n'undi mugabo kandi ufite iwanjye mu rugo tubana oya none buretse aho ngaho birashoboka ko umusore nk'uyu nguyu cyangwa umugabo nkanjye yakubwira ngo dusoke tujye kurya isake n'ifi kuko umugabo we nta bushobozi afite bwo kugusohokana ukagenda birashoboka ntabwo nabikora abagore ba Nyabugogora abagore ba Nyabugogo ubu ntibabeshyara uko gahunda zimeze reka twumve ino gahunda ya hano gusohoka k'umudamu aba afite telefone ngo bari busohokane rero ko abazi ko umugabo bari kumwe arabipa wa umugabo nyine uzamusohoka ufite ubushobozi abipa umugore nyine kuko nyabazi ko ndi mu rugo ntabwo amuhamagara arabipa cyakoreza message umugore wanjye ntabwo abirebera aho ngaho ajya mu gikari cyangwa akajya kureba imbabura ko byabize ubwo apfundiye umufuniko w'imbabura ahita areba ko umubibye ubwo nanjye naba nabikenze najya akora kuri telefone ahita yajya kujya nko muri 5 intambara ikabera zamuka ubwo amakimbirane akavuka mu abagabo nabo rero ikintu kibitera iyo batangiye kubaka ingo zabo abenshi nibo babyica kwanza kwera iki musohokana abagore babandi babandi abago mwiriwe kibitera nabwo biterwa n'umugore ese uratashye urakomanze umukozi niwe ukinguye umugore ariryamiye urumva ubwo icyo gihe abagore mwiriwe urumva ibyo avuga murabyemeranya nawe kwanza kanongere mbaze ikibazo kubera iki mujyana musohokana abagore babandi biterwa n'umugore w'uburyo abafata umugabo uratashye urakomanza uyu mugore akingure umukozi niwe ukinguye wamwaka amazi yo koga ukayahabwa n'umukozi ubwo icyo gihe bavuga ko se ibi ni ibiki nazanye umugore nzi ko azanyitaho none ari kuneza abo hirya urukundo rutangira gukonja wagera kuri wa mudamu wo hirya muturanye agatangira akaguha akayi oya mureke mbabaze umva musa mushiki wa nyegera hano agarara hano umusaza afite amagambo y'ubwenge agaruhindukira ariko gutya hindukira gutya nk'umuntu w'umugabo imbago yigize hano musa oya mureke mbabaze umva mama kubera iki ndasubiramo iki kibazo kuko
mu muryango yacu harimo ibibazo urabyemera byinshi cyane abagore barimo kwahukana ni ukubera ko ubundi ikibitera abagabo nibo bagiramo uruhare cyane atangiza umugore amuha iposho rya 5 akagira ngo amafaranga bizahoraho ejo bwacye akazana 4 ejo bwacye akazana 3 ejo bwacye akazana 2 ku gihumbi umugore arivumbura akavuga ngo ahita yivumbura ngo ariko se ejo wazanye 5 none uzanye 4 none ejo uzana 2 akagahombe karamara iki agahita kureba ikimbwe haza ubwo nawe uhita wibwiriza ugahita ugenda utariye ubwo urumva igihombe nta mugabo wakiryaho none mureke mbabaze waya mama yego musa uracyari mu kuvuga noneho rero iyo wa mugore ageze hirya akaba na wa musore umuhozaho bya 5 urukundo akamuhana keye kuko nta mwana wa musore aba afite urumva amafaranga abakorera nayo kugira ngo yirire umungara none buretse mbaza abagore mwiriwe mutanga keya nizo nshingano twahawe none urahera uvuga ko mutakibona na keya z'abagore kubera iki ikibitera umugore biterwa n'ubukene buriho umugabo yo yakennye ntabwo ajya kuburanira keya iyo nta keya yabona ntabwo ntabwo washaka keya ni amafaranga reka umva niyo ugiye guhiga n'amafaranga ukayabura utaha saa 5 z'ijoro kugira ngo usange yaryamye nimuvugane kandi kubyuka ubwo ni ukubyuka nabwo saa 10 ntiwaryama ngo ugeze saa 11 oya mwumva kandi gashyashya umva mama abagabo ngo bafite ibibazo iyo yabuze amafaranga aragorobereza kugira ngo asange umugore yaryamye nibyo saa 5 z'ijoro saa 5 z'ijoro none ngo akongera akabyuka mu gihe wa mugore akigize gute akiryamye agisinziriye saa 10 abago kubera iki mutihanganira ubukene bw'abagabo bayo none uvugira abandi bagore impamvu ni rwa rukundo twavuze nimba umugore we yaramenyerewe ibyo bintu aricyo yamukundiye n'ubundi ntabizane n'ubundi azahora ahangayitse arebe babandi babifite ariko nimba waramukunze uzi ko afite ubukene koko aricyo wamukundiye uzihanganira bwa bukene bwe nimba atabonye akazi umenye ngo kuko nimba ari umuntu ukora adafite akazi ka buri kwezi ubu uzi ko ari bukabone cyangwa akakabura ntujya wumva se abari ku ndege ubu umuntu agiye ku ndege ntabwo aba azi ko indege ushatse kuvuga iki ba bantu bahagarara ku mihanda b'abafundi cyangwa se b'abamotari badafite moto zabo aho baba bahagaze ngo bahita indege kuko nimba bahahagaze aho kuri iyo ndege ntabone uwumutiza moto ngo ayitware aratahiraho ariko se nimba yagiye aho ngaho ku muhanda gushaka akazi ntakabone umugore aricara azi ngo arebe ubona none reka mbabaze abagabo twari tukiri mu kureba niki gituma habaho gutandukana cyangwa za divorce uyu mugabo yavuze ubukene avuga n'amafaranga namwe mwabyemeje ndabeshya okay none twibaze tuti umuryango wacu uyu munsi ibyo ngibyo birarangira gute kugira ngo ubane n'umugabo wawe wumve yuko umerewe neza ari we washatse abandi baragwerekeje urumva ari iki cyakorwa none ngewe ikintu navuga ni uko ngomba kwihanganira ubu turimo gushaka umuti w'ibyo bibazo kandi wibuke ko igitekerezo cyawe kwanza banza uzunsuhuza tambuka wigonga umusaza ibyo byose nta kibazo kiriho nabimenye reka nze basobanurire dore ukuntu ikibazo kimeze cy'iki gihe gituma ziriya ngo zisenyuka ngasobanura turiya kibazo kiriho ubu ngubu yego umusa cyitwa ngo uburinganire kiriya kibazo cy'uburinganire kirimo kirasenya ingo cyane abagore ntabwo barimo kubaha abagabo urashaka ko mwubahwa gute none bamenye uburinganire icyo ari cyo bavuga iyo bavuze uburinganire wumva iki njye numva yuko ari ukuzuzanya ariko bo babifata nk'iki nk'ubundi butwari babahaye buturenze none muretse abagore oya buretse hagaraka ibishyimbo umva mubaze akabazo k'ubwenge uburinganire ni iki ni ukuzuzanya ni nko kubahana ariko nabibona ubwuzuzanye ni iki ubwuzuzanye bwo ni iki ni ubwumvikane nyine mugahuza ibitekerezo mukajya inama ibyo mukora mukabijyaho inama mukuzuza abagore bakuzuzanya cyangwa baringanira gute namwe bagabo babanza bakaduha agaciro kacu bakamenya ko umugabo ari umugabo ushatse kuvuga iki
ushatse kuvuga iki? Uko Imana yaturemye dutandukanye n'abagore. Oya, Imana yaremye umugabo. Yaremye umugabo ntabwo yaremye umugore. Reka nonge mbaza, Imana yaremye umugabo. Yaremye umugabo. None Imana irongerere mu mugore. Imugumukura mu rubavu. None mashaka icyubahiro kirenze. Oya ntago kirenze. Turashaka icyubahiro cyacu ni nk'iki Imana yaduhaye. Urashaka icyo cyubahiro none abagore bari mu kugira ngo umugore azajya amenya yuko umugabo atari nkawe. None kubimenya bivuze iki? Mwubahe rero nk'abakera ahubwo dusubize. Urashaka kubahwa gute none? Kubahwa gute? Kumubwira ikintu akacyumva. Ntago bacyumva rero kubera ko bagiye hejuru yacu ngo turangane. Ntago mukibwira umugore ngo yumve. Umugore ntacyumva. We yagiye hejuru yacu kandi atari ko bimeze. Oya mureke mbabaze. Oya munega amatwi. Umva mugabanye volume. Leta y'u Rwanda yateje imbere uburingane n'ubwuzuzanye. Urabyemera? Ndabyemera. Urabishima? Ndabishima. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko ndabishima ariko byigishwa babifata nabi abagore. Okay. None urashaka wajya ishuri ryigisha abagore uburingane n'ubwuzuzanye bakamenya icyo ari cyo? Bakamenya uburyo bagomba kubaha abagabo, bakamenya uburyo bagomba. Ariko abagabo murashaka kubahwa mute ko cyo gitsimbarayeho wasanga ngo tutarimo kubyumva. Abagore bishyize hejuru bavuze uburinganire abagore bumva ko bahawe iyindi ntambwe irenze abagabo babonye umwanya uramutuma nagutumikira agataha saa yine nk'uko wataha saa yine nakimenya ko ataha saa 12 saa moya ngasanga abana. None kubera icyo udasanga abana? Baragiye guhiga gushaka ibirayi by'abana ko n'abagore basigaye bahiga. Barahiga ariko bahiga kugera saa 2 agomba kuba atashye. Ibyo bintu bisigaye umugabo yakorenze saa 2 agasanga agarara hano bakampagarare hano. Mureke mbabaze abagore banze kubyara. Mva nawe ra abagore buvuga ko wabyara umwana umwe bakishyiraho inkingo igihe cyose. Oya uretse mbazi ibibazo. Ufite umugore? Ndamufite. Ufite umugore? Oya uretse mama ufite umugabo? Ndamufite. Oya yaracyari mutoya. Ufite umugore? Wapi? Igira inyuma ugatoyo wabubatse no bagiye kuganira. Umva mama. Ufite uyu ntacyarumwe ufite umugabo? Igira hano mwege. Mureke mbabwire mwe mutega amatwi bwagaraho ngaho musa. Mureke mbabwire umva mama musa. Mutega amatwi. Leta igihugu cyacu gishaka ko tugira umuryango mwiza kugira ngo tutere imbere mu muryango n'igihugu gitera imbere. Murabyemera? Turabyemera. Noneho umva mbabaze leta umva mama igira hano hino musanzwe hano. Ntabwo bakiri umugore babyaye. Umugore kugira ngo azajya abyara umugabo yakuye ashaka bya bindi bitunga wa muntu. None mureke mbabaze umva mugabanyije volume. Oya bahagaze ngaho ayo ngayo arahagije agarara karya ibishimbo ayo ngayo arahagije. None reka mbabaze gabanya volume mvuga gabanya volume mvuga. Noneho mureke mbabwire umva mama ubundi igihugu cyacu ni igihugu kigomba kugira abaturage basobanutse. Ndashima Imana yuko dusobanutse. Ndabeshya ariko nanone umugore agagacira umugabo we n'umugabo agagacira umugore. None urumva ngiye kubaza ibibazo bibiri. Urumva ushaka ko abagore babubaha gute baba agaciro gute wowe kubwa none ugiye gutanga igitekerezo gifasha leta wowe urabyumva ute? Ngiye ku bwanjye ndumva yuko umugore yakagombye kumenya ko umugore n'umugabo ari umugabo akabanza akamenya itandukanyirizo ry'umugore n'umugabo akamenya ko niba ari umugore nyine niba ari umugabo uri umugabo niba mugiye kubana uramushaka ntabwo agushaka. Nge ntago mbyumva neza. Byumve rero nkuko bikubwira. Hari umugore ukwezi kwizizi kuregera bakishyuza umugabo. Ibi rasi yashira mu rugo ubuzukuru ari wo ugomba guta. Nibyo. Ukwezi ibi rasi yashira mu rugo umugore ati wa mugabo asane rasiyo. Wa ikofi yahise kasa nta kintu kirimo wa mbwa we. Umaziki wagiye uyu munsi wirwe he? Wire mu kabari.
noneho igitekerezo cyawe kirafatuma wenda n'abafashe gahunda yo kwigisha abanyarwanda urumva byakorwa gute tanga noneho umuti ukuntu byakorwa umuti niwo tugiye umugore yategereza akakira icyo umugabo amuhaye ntabwo aba yamwimye akakira ibyo bamuhaye ntahisumukure kubera ko utanga icyo ufite ntabwo watanga icyo aho ujya kwiba uzana yandi ufite n'ufite igihe mukakimwa mukaremera mukarya ibirayi ejo wabona bitanu ukabimuzanira iyo washatse umugore urumva ngo ibyo bakumenyereje ukiri umukobwa bagutereta ngo nibyo bikomeza ugakomeza ugashaka ibyo ngibyo ni ukuri nyine hari igihe aba ariko bigenda ariko ubundi muri rusange iyo umaze kubaka bimwe bigenda bihinduka warateretsweho oya tuvuga uko uri ni televiziyo yawe ndiyedi mwereka ndi wigeze urambagizwa narateretswe narambagijwe warateretswe wakoze ubukwe urateganya kuzabukora aha ndashaka kugira ngo uduhereze ishusho kuko bavuze ngo amagambo meza n'amafaranga ibyo babaha ngo nibyo bituma mugera mu rugo byabura hakabaho gushwana no gutandukana sobanura aho ngaho oya njye ntabwo ariko mbibona ariko kuri kote yanjye umusore wawe yigeze agwa ku mafaranga amafaranga ayafite njye ntayafite ashobora kumfasha wenda mu buryo ushobora guhura n'ikibazo umusheri wawe afite nk'amafaranga akaba yabasha kugusapotinga kimwe n'uko nawe waba afite ikibazo ukabasha kukimukemurira ntabwo urukundo ari amafaranga urukundo si amafaranga reka mbibutse ko iyi ari royo tv ndende mwereka nde umva umuko wabwira icyo abakobwa bagikurikirana bagishakisha amafaranga aho uri kugira urukundo ufite urukundo ndarufite ukenera amafaranga ndayakeneye ariko ntabwo nadepanda ku musore tugiye gukundana ngo niwe nzakuraho amafaranga tugeze mu mwanya wa birashoboka urumva mbibutse ko uyu mwanya birashoboka mugezwaho n'ikigo cyitwa Amazone Complementary Therapy ikigo gifasha abanyarwanda kugira amagara mazima bibungabungira ubuzima ni ukuvuga ngo ni ikigo gishobora kubafasha no gutanga inama ku bijyanye n'imirire urumva kigafasha ibijyanye no kurambura imitsi ku bagize ibibazo by'imitsi ni ukuvuga ni massage ndetse n'ibyitwa reflexology wumvishe Amazone Complementary Therapy muri iki kigo nzahura bugingo wahageze ntakangwa n'indwara kuko Amazone zikangara turwanya indwara zituruka kuri stress ya mihangayiko y'ubuzima cyangwa se ziterwa n'imirire mibi turagusuzuma tukakuvugutira umuti w'umwimerere uva ku bimera yewe tukakugira n'inama ku myitwarire ijyanye n'ubuzima bwawe bityo ugacukubiri n'indwara za hato na hato tugukorera hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije hakaba na aromatherapy itsinda indwara zifata imyanya y'ubuhumekero hari na massage yirukana ibibazo by'umugongo n'andi mavunane niba kandi ari n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso cyangwa yakubanye make humura byakemutse gana Amazone Complementary Therapy ni Remera imbere ya Hotel Alpha Palace iruhande rwa station Kobile ushobora no kuduhamagara kuri 0784869517. Amazone Complementary Therapy inzahura bugingo Amazone Complementary Therapy nibo badufasha kugira ngo ibi byose bagereho reka nkubaze birashoboka ko wakundana n'umusore udafite amafaranga birashoboka cyane kandi nyuma yaho mukazayabona birashoboka ko ushobora gutandukana umukora ashobora gutandukana n'umugabo bitewe nuko nta mafaranga bafite icyo gihe nta rukundo ruba rurimo wenda mushobora wenda kuba mutayafite burya ufite amaboko n'amaguru mwese murakora mwese mwagakoresha akaboko ke nyine uko ingufu z'uko abishoboye mwese mugahuriza mu rugo hamwe birashoboka ko ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ukarwara sida icyo biroroshye cyane birashoboka ko ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ukarwara sida ni amasegonda ushatse kuvuga iki nyine ubwo iyo ubikoze udafite agakingirizo uhita wandura sida ushatse kuvuga iki abantu bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye ubwumva bayihamagara uburwayi birashoboka ko se ko kwitwara nabi kubangamira umutekano w'igihugu bishobora kugira ingaruka ku banyarwanda benshi cyane birashoboka cyane usobanura twumve urabona nk'iriya miti bafashisha abantu bari kontamine na VIH hagendaho amafaranga menshi yakagombye kugira ikindi kintu akora ku gihugu abaturage nabo bakabasha gutera imbere aho niho nyine amafaranga agenda kuri izo depanse akagombye kuza akagira ikindi kintu akora
tuzamura abaturage nabo. Birashoboka ko wakora akazi gaciriritse ukazagera ku kazi kanini ukaba bose. Biroroshye cyane. Birashoboka ko waba umumiliyoneri utangiriye ku mafaranga make cyane. Sobanura. Kuvuga ngo amafaranga yose uyafashe nuko wayakoresheje usiba kutasesagura nyine. Niba ari 1000 wenda tuvuge niba winjije 2 niba wakoreye 2 ukarya 500 cyatanu ukakibika. Buhoro buhoro amafaranga agenda yiyongera ku buryo ushaka kuba umumiliyoneri muri ubwo buryo. Birashoboka ko watanga avance kuri sheri wawe ugatwita. Oya ndabaza wenda birashoboka. Nyine birashoboka inshuro nyinshi binabaho. Kwanza niki gituma mutanga avance? Oya abakobwa bamwe ariko nge ntago nikizemo abakobwa bamwe batanga avance bavuga yenda ngo abasheri babo barabanga. Bariyo mpamvu none akabazo kanyuma mbere yuko ugenda cyangwa mbere yuko ama hano tugasoza ikiganiro, birashoboka ko ushaka gusura umusore akagutera inda? Umva mu buryo bworoshye cyane. Ushatse kuvuga iki? Nyine ushaka kugenda gusura umusore kwa kundi murimo mwijimwe mu twatugambo tw'urukundo iki twose ko mugenda mukoranaho gutyo gashiduka mwageze mu aho mukora imibonano mpuzabitsina ukavanyemo gutwita gutyo nyine mu buryo butateganyijwe. Birashoboka ko watera inda umukobwa? Birashoboka cyane. Batuzaniye none akamodoka bita FBI. Abashoferi bazo dufite batuzaniye akamodoka kari witara bagendana mu mufuka, urumva bakubona wikiremo vitensi ndende bakaguca 100,000. Garamfri hajya witwa nde? Edi mwerekande. Warabeshya. Mbora nkumva abaturage bakuganiriza. Reka ngibu. Yitwa nde? Edi mwerekande. Batuzaniye akamodoka kubera ngo turihuta cyane kandi tuba twihuta ngo dushyira abana ibere. Sibyo si mwihuta mugiye konsa abana. Badukatira amafaranga 100,000. Noneho bazanye polisi zitambara imyenda zitwa FBI. Muzazidukize ngewe nitwa Boy kandi ndi Bogart. Okay. Ndashimira kandi ikigo cyitwa Amazone Complementary Therapy, ikigo kibafasha mu bintu bijyanye n'ubuvuzi no kunganira ibijyanye n'inama ku bijyanye n'imirire. Amazone Complementary Therapy muri iki kigo nzahura bugingo wahageze ntakangwa n'indwara kuko Amazone zikangara. Turwanya indwara zituruka kuri stress ya mihangayiko y'ubuzima cyangwa se ziterwa n'imirire mibi. Turagusuzuma tukakuvugutira umuti w'umwimerere uva ku bimera, yewe tukakugira n'inama ku myitwarire ijyanye n'ubuzima bwawe, bityo ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Tugukorera hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, hakaba na aromatherapy itsinda indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, hari na massage yirukana ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Niba kandi ari n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso cyangwa yakubanye make humura byakemutse. Gana Amazone Complementary Therapy ni Remera imbere ya Hotel Alpha Palace iruhande rwa station Kobile. Ushobora no kuduhamagara kuri 0784869517. Amazone Complementary Therapy inzahura bugingo. Tugeze mwanya yo gutuma umunyamakuru. Nuko ngo mugiye gutuma umunyamakuru. Umuntu wese ufite ibibazo ashaka ko bimenyekana, uravuga ikibazo ufite n'umuyobozi ushaka ko kigeraho. Ufite ikibazo? Ikibazo ndagifite kugira ngo nisabire komisiyo y'urubyiruko muri bari bantu bashinzwe ubuzima bw'Abanyarwanda ko bashobora kuba bakurikirana uruhare runini rw'abana bari hanze, kuko nubwo bavuga ngo bayitabwaho gusa batakomeje ngo bafatirane igihe kitararengera, birashoboka ko umubare waza ugenda wiyongera w'abantu bari hasi kandi batagize icyo bimariye. Nkaba nagira ngo mu by'ukuri ngutume ku bantu b'abayobozi. Uwe muyobozi ko abayobozi ni benshi. Ngiye ngutumye kuri Minisiteri y'Urubyiruko kugira ngo ikibazo kivuge amasegonda, kugira ngo ikibazo cy'urubyiruko cy'ubukene dufite kibashe kugabanuka. Ndagutuma kumuduhagarare mu nteko y'ubudepite mu nteko nyine y'igihugu. Mu nteko ishinga amategeko. Abafite ubumuga. Abafite ubumuga. Uramunuma iki kibazo kiriseriye. Depite w'abafite ubumuga mu Rwanda. Icyo ngiye kugira ngo uzatuvugire, natwe dufite ubumuga ntabwo twitaweho. Imbago turazigurira. Kandi ubuzima tubayeho abenshi ntabwo tugira aho tuba.
turara hanze nta n'amagare tugira tugenderaho n'inkunga zaza zikabahera mu ntoki ntizitugereho kandi nabo ntibamanuke nibura mu midugudu hano turi ngo banadusure kugeraho oya bivuze ngo depite uhagarariye abafite ubumuga ntabwo arabasura ntabwo aradusura nuranamubona sinzi nuko asa noneho kugera naho ubu ngubu twitangira mituweli kandi nta kazi tugira nimba umuntu ari impumyi akitangira mituweli nimba umuntu aracitse amaguru abiri akitangira mituweli nubwo yaba aracitse akaguru kamwe akitangira mituweli nta n'akazi agira urumva ko ari ikibazo kandi noneho wanashaka n'icyo ukora polisi zikakugendaho kandi ufite ubumuga ba bandi bafite amaguru bakabasha guhungana ibyo bacuruza ariko wowe ufite ubumuga bakabitwara ngewe banshize mu cyiciro cya 3 njya kuburana mburanye banshyira mu cyiciro cya 2 ariko ndongera ndaburana nsaba icya mbere banga kukinshiramo ngo mfite umugore muzima ngo n'abana ariko abo bana bari mu munsi y'imyaka 18 untumye kuri nde uri uduhagarariye mu nteko nshingamategeko depite urakoze natuma kuri kubahagarariye imihanda mu mujyi muri Byumba mu karere ka Gicumbi uranuma kuri meya cyangwa kuri meya cyangwa se kuri minisiteri y'ibikorwa remezo hari gare iba mu Rukomo ntabwo ari gare ni ahantu bakoraga imicanga n'amabuye bagize gare imodoka ihakata bigaragara ko ari impungenge y'uko yagwa hejuru ya sitasiyo ikiva muri gare ubwo nabazaga niba bazakemura ikibazo cy'uko bashaka gare nziza ariko abantu bapfuye cyangwa ko bayishaka hakiri kare batari bapfa kuko n'ubu ngubu kwaseri yamutse hakase igacika nka rotire kwaseri yagwa hejuru ya sitasiyo iri hepfo y'umuhanda umujyi wose wa Byumba n'akasantere ka Rukomo kose kagashya ubwo n'uvuga ngo minisiteri ifite ibikorwa remezo ibyiteho hataraba izindi ibibazo hatarapfa abantu kuko mu kanya habaye impanuka ni Imana ikinze ukuboko yari igiye kuba rwose niho mvuye unumye kuri minisitiri Musoni James niko bamwita akimwe cya kibazo cya gare ya Gicumbi ashaka gare Remera Rukomo mu Rukomo hariya mu Rukomo urakoze akira nibagiye kugutuma ugiye gutuma umunyamakuru uri uwo mudepite uduhagarariye abadafite ubumuga babona girinka ariko twebwe dufite ubumuga nta nka tujya tubona ukaba ushaka namwe uburenganzira bwacu bamenye ko natwe dushoboye twari mu kiganiro televiziyo yawe ko turimo gusoza mureke mbabaze umunyarwanda muzima cyangwa umunyarwanda ukunda igihugu cye agomba gukora iki tugeze mu mwanzuro agomba gukora ibikwiye bijyanye n'iby'amategeko ateganya na leta yacu niwe munyarwanda muzima icyo agomba gukora cyane umunyarwanda mwiza agomba kumenya yuko igihugu cye kizubakwa nande nawe bwite n'amaboko y'abayutuye umunyarwanda mwiza ushaka guteza imbere igihugu cye cyane cyane abashakanye bagomba kuboneza urubyaro ni ukuri yego ni ukuri ndabyemera abanyarwanda beza bagomba kumenya ko hatagomba kuba amakimbirane mu muryango atuma habaho divorce ndabeshya ibyo ni ngombwa ngaho tanga umwanzuro wawe noneho uko ubibona uko mbibona uko ibyo wumva umunyarwanda mwiza yakagombye gukora ni ibyo byo kubahiriza amategeko agenderwaho n'igihugu no gukora ibyo ugomba gukora nk'umuntu wubahiriza amategeko igihugu kigenderaho umunyarwanda mwiza agomba kuyoborwa ati urakoze wumva umusaba uretse kugenda umunyarwanda mwiza agomba kuyoborwa ati agomba kugendera kuri gahunda ya leta ushatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu agende na leta nuko agendera ku mategeko leta amabwiriza leta itanga ndabashimiye mwese twabanye mbifurije kugira igihugu cyiza tugiteza imbere mbifurije kugira amagara mazima tutiyandarika tutishyira mu bintu bibi kandi tukagira ubwumvikane n'ubwuzuzanye n'imibanire myiza mu muryango kugira ngo duteze imbere umuryango ndetse duteze imbere n'igihugu ndabeshya nariyedi mwerekande Imana ibarinde Jivency ndaheranwa ni bari kubanga bw'ibyuma televiziyo nta yindi ni Royal TV mbabwire ngo mukomeze munogerwe n'ibiganiro bagezaho bye bye
ntugasaze wishema rishengura ntugasaze bishigisha bishanga dore ndarenga ndemberera intwari yanjye nitwaje rugori ntugasaze wishema rishengura ntugasaze bishigisha bishanga dore ndarenga ndemberera